ko Yesu yambwiye ngo sinzongera kumwita umuhungu wande wa Mariya. Ubwo naho ngaho nyine yarambwiye ngo Mariya yari iki, yari isoko, ariko Yesu agaragara ari amazi yavuye mu ijuru. Ati kandi ubwo umaze kumenya ko anabayeho ku bwa Aburahamu, nariho mbere ya Aburahamu, nukuvuga ngo nje navukiye muri iyo miryango kugira ngo ntere ku isi, ngaragarizwe isi. Ariko ubundi iyo miryango nta muryango wanjye n'umurimo, ntabwo ndi uwo muri iyo miryango, sinakagombye no kubarizwa muri iyo miryango. Mbarizwa muri uwo muryango kubwo kugira ahakana ko atari umwana wa Dawidi, kandi ari Yosefu wamuhagarariye nka se, avuka mu muryango wa Dawidi. Ari Mariya wamubereye umubyeyi nka nyina, nawe avuka mu muryango wa Dawidi. Bose nimwo bakomoka. Mesiya atari uwo mu muryango wa Dawidi, atavuka kwa Dawidi. Dawidi atari wese cyangwa seko, ahubwo ibyo byabereyeho kuba ikigereranyo no gusohoza ubuhanuzi bwari bwaravuzwe ko Mesiya azakomoka mu muryango wande wa Dawidi. Ariko urumva ko Mesiya uvuzwe hano ari hejuru yande ya Dawidi, asumba Dawidi, kandi nta mwana usumba umubyeyi. Wowe hari ibyo uzi? Ntabwo bishoboka. Yavuguruza ya nyigisho y'abantu bavuga ngo Mariya ni nyina w'Imana. Ntabwo Mariya ari nyina w'Imana, ahubwo Mariya yavuga sinzongeye gusenga nerekeye Imaka cyangwa se gusenga nubitse umutwe hasi. Yambwiye ko icyerekezo cyahinduwe. Nta mpamvu yo gusenga twerekeye ku bintu runaka, nta mpamvu yo gusenga Imana dufatiye ku bintu bifatika. Oya, waba ari umusaraba washize imbere yawe, yaba ari yashusho ya Mariya bazana, yaba ari zansengera abantu basenga bazigize ibigirwamana, yaba ari gusenga werekeye Imaka, yaba ari gusenga werekeye Yerusalemu, yaba ari gusenga werekeye ku kintu cyaricyo cyose, menya Mbona ubabaye mwene data, uhora ubabaye buri munsi, siko ari byinshi bikuremereye cyane, ariko ihangane twese nuko ari benshi ujya ubona mu maso yabo hakeye, atari uko bamerewe neza. Urumva aho ngaho tujye tuvuze ngo arambaza kubyerekeranye n'isoko. Nawe mvuze ngo bamwe muri mwe bashobora gutekereza bagasubiza ibibazo igisubizo kitari cyo. Nari maze kubabwira ngo iyo benshi bamaze gusubiza baravuga bati isoko ibyara amazi. Rero nababwiye ngo Yesu yarambwiye ngo amazi agaragara abyara isoko, kuko amazi agaragarira ahantu cyangwa se isoko iboneka ahantu hari amazi. Amen. Amen. Isoko igaragara ahantu hari amazi. No kuvuga ngo amazi aba yihishe mu butaka. Ari mu butaka aho yavumbukiye niho hantu bagira ngo ni isoko. Urumva aho hantu hita bayita isoko. Hanyuma agace kari karabuze amazi bagatangira bakazenguruka bagakora ibishoboka byose. Uyu munsi ubuhanga bwo gukora ibintu bwarabonetse, bakaza noneho bagahita bashyiramo ipombo, bagashyiramo imashini yo kuyakogota ikazana amazi menshi, sibyo? Bakagura iriba kubera yuko bahabonye amazi. Aho hantu babonye amazi hahita babonye ko ari nk'isoko y'ayo mazi, babona ko inzira amazi yashakaga inzira, bigatuma bashobora kwagura isoko, noneho amazi akaboneka ari menshi. Yesu rero yarambwiye ngo Mariya yari iki, yari isoko, ariko Yesu agaragara ari amazi yavuye mu ijuru akavumbukira kwa Mariya. Uko ubuzima bwa Yesu mu buryo bw'umwuka hejuru nibwo bwazanywe mu nda ya Mariya, kandi namwe murabizi Bibiliya iratubwira ngo marayika Gaburiyeli yaraje asanga Mariya, arangije aramubwira ngo ni amahoro hiriwe n'Imana, Umwami Imana ari kumwe nawe, Imana yagutoranyije ubaye umutoni wayo. Muramubwira ugiye gusama inda y'umwana w'umuhungu, navuka uzamwite Yashua. Hanyuma urumva ko Bibiliya itweretse ko marayika yaje azanye ijambo ry'Imana, kandi Bibiliya iratubwira ngo ijambo wahoranye n'Imana, kandi ibintu byose Imana ikora ibikoresha ijambo ryayo. Iryo jambo rero ryinjiye muri Mariya uwo munsi, Mariya akaza kuri sama, akazaza kuri byara, ryaragaragaye rivukamo umuntu. Uyu muntu yitwa Yashua. Ngayo amazi, Mariya akaba isoko y'ayo mazi, akaba inzira y'amazi kwanza, ariko tubivuga neza. Nituvuga ngo Mariya ni inzira amazi yanyuzemo, urahita ubyumva neza ko Mariya ameze nka bwa butaka bwatobotse bukameneka kubera ko amazi yabuganjije arabumena.
urumva amazi arabuganza arabumenye, amazi abumenye tayari amazi ahita agaragara hejuru ku butaka, abantu barabubona, babona amazi atangiye kumeneka agenda hirya no hino, abantu bagahita bavuga bati muri kano gace habumbutse isoko, abantu bakaza kureba, sibyo? Rero Mariya nawe nuko ubuzima bwa Yesu waje nk'amazi y'ubugingo amara inyota, yabumbukiye kuri Mariya, igaragarira kuri Mariya, Mariya agaragara nk'inzira amazi yanyuzemo. Hanyuma kugira ngo amazi azave kuri Mariya, uko yatembye atemba atwawe n'abantu batwaye ubutumwa buvuga kuri Yesu. Urumva ngo twebwe twese abatwaye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo tumeze nka ya matiyo aza gufata amazi ku isoko akayakwirakwiza hirya no hino, akagera abantu batari bayafite bakanywa bagashira inyota. Yego. Uko niko tumeze. Ubwo butumwa rero tubutwaye nk'uko Pawulo yavuze ngo twebweho tubutwaye tumeze nk'ibibindi bimeneka. Ayo magambo tuyasoma mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere, reka nayo tuze tuyasome uko Pawulo yabivuze. Aravuga ngo mu Bakorinto ba kabiri igice cya 4 umurongo wa 7, ngo icyakora ubukungu bwo kumenya ibyo tubutwaye tumeze nk'ibibindi bimeneka ubusa, ni ukugira ngo ububasha buhebuje budukoreramo bwe kutwitirirwa, ahubwo bumenyekane ko ari ubw'Imana. Urumva rero ubwo butumwa bwiza, ubwo buhanga bwo kumenya ibya Kristo Yesu, iyo tubushyiriye abandi twebwe tugenda tumeze nk'ibibindi bimeneka, ariko ubutumwa dutwaye ari ubw'agaciro. Ubwo butumwa bw'agaciro ni iryo banga Imana yari yarahishe abantu kera ikaza kurishura mu gihe cyacu. Iryo banga ni Kristo Yesu, niwe dutwaye, tumutwaye muri twe turi ibibindi bimeneka, kandi we ari uw'agaciro. Murumva? Ubwo nuvuga ngo naho twameneka tugasandara, ubutumwa dutwaye ntibwananirwa gukomeza, buragenda kuko bwo ni ubw'agaciro. Yego, sibyo? Noneho Yesu arambwira ngo niba umaze gusobanukirwa icyo kintu rero, ukamenya ko Mariya yabaye inzira, aba inzira yari amazi, kandi ayo mazi akaba ashushanya Yesu Kristo w'i Nazareti nyine wavutse mu rubyaro rwa Dawidi. Ariko noneho nimba utarabyumva neza, reka nze musobanurire. Nambwiye ngo icyo ndacyumva, ariko twese abana dushobora kuvuga ngo natwe ba mama babaye inzira kugira ngo tunyuremo tugere mu isi. Nibyo koko abana baravuka, ababyeyi bacu bakatubera inzira tukagera hano kuri iyi si, ariko byo birakorwa mu buryo bw'umugabo n'iki n'umugore, sibyo? Umugabo n'umugore batahuye nta mugore ushobora kubyara. Ariko kuri Yesu siko byagenze. Mariya ntabwo yabanje gushaka umugabo, ahubwo Mariya we yari akiri umukobwa w'isugi, asama inda ku itegeko ry'iki ry'Imana, no kumubyara bizaba ku itegeko ry'iki ry'Imana. Yesu arambwira ngo none ubwo utari wabyumva neza, Mariya na Aburahamu umukuru ninde? We basubiza ko umukuru ari nde? Uvuze Mariya na Aburahamu umukuru ninde? na Aburahamu. Aburahamu niwe mukuru. Yego. Aha. Rero Yesu nawe nanjye namubwira ati Aburahamu niwe mukuru kuko Aburahamu aruta Mariya. Yego. Yesu arambwira ati ni iby'ukuri koko. Ubwo rero Aburahamu aruta Mariya, ngaho ujya gusoma muri Yohana igice cya 8. Yego. Icya 8 cya Yohana kivuga gitya kiti murongo wa 58. Abafarisayi bari babajije Yesu ibibazo byinshi, baramuvugisha hejuru. Arababwira ngo Aburahamu ku 56 ngo Aburahamu sogokuruza wanyu yishimiye kuzabona igihe cyo kuza kwanjye, ngo abibonye binamushimisha. Abafarisayi bahita bamubwira ngo wowe utari wageza ku myaka 50, none ngo Aburahamu yarakubonye cyangwa wowe waramubonye? Yesu ahita ababwira ku murongo wa 58 ngo ndababwira nkomeje ko mbere yuko Aburahamu abaho njye ndiho. Wabyumvise? N'ubwo ngo rero Aburahamu we yarabibonye mu mwuka, abona kuza kwa Yesu. Arangije Yesu aravuze rero ngo mbere yuko Aburahamu abaho njye ndiho, nari ndiho, nahozeho, icyo gihe cya mbere hose nari mbana. Yego. Noneho rero Yesu arimo arasobanurira aba bantu kugira ngo babyumve neza, bamwumve, ariko bahise batora amabuye kugira ngo bamutere. Hanyuma ndavuga wari uriho mbere yande ya Aburahamu. Aha rero niwe Yesu yaje kumbwira ati niba narabayeho mbere ya Aburahamu, urumva ko Aburahamu yabayeho mbere yande ya Mariya, ubwo rero urumva ko nduta Mariya. Ndavuga ni ndabyumvise.
nimba uko ariko kuri uko na Yohana yahamije neza avuga ngo Yesu uwo nguwo yabayeho mbere yanjye, yabayeho ntarabaho. ariko hari ikindi kintu ugomba kudusobanurira. Yesu na Yezu bose ni kimwe? Nibyo bya bindi kare wenda ugiye kuvanga tope. Ariko nibyo bya bindi nabyo bya bindi byo kuvuga ko twavuze ko Yesu Kristo izina rye bwite rya kavukire ni Yashua. Ariko indimi z'abantu ko bagiye babijyanamo babisobanuramo, narababwiye ubushize mu kiganiro nababwira ngo impamvu yo guhisha izina rye bakarihisha rifite icyo rivuze. Iyo mpamvu ifite ikivuze, ariko abantu benshi batashatse kwitaho cyangwa se birengagije ku bushake. Ariko uyu munsi iyo bimaze gusobanurwa, baraza bakabisobanura uko buri wese abivuga. Yaba Isa mu rurimi rw'icyarabu, yaba Yesu mu kinyarwanda, yaba Yesu mu giswahili, yaba Jésus mu gifaransa, yaba Jesus mu cyongereza, byose birahuriza ku muntu umwe. Ubwo nimvuga Yesu urumva Yesu kubera ko wowe kuvuga, sibyo? N'uwavuze Yesu akavuga Yesu nawe arabyumva. Uretse ko iyo tubivuze mu ndimi turi mu ndimi z'abandi ntabwo batwumva, bisaba kugira ngo ufite urwo rurimi aruzi arusobanure. Uko uvuze Yesu mu kinyarwanda, umwongereza ari hano ntabwo yamenye icyo wavuze. Niyo mpamvu bagiye kumubwira bati ni Jesus, sibyo? Uvuze Yesu mu kinyarwanda, umufaransa ari hano ntabwo yamenye icyo wavuze. Byasaba ko bajya gusemura bavuga ngo Jésus, sibyo? Kandi uvuze Jésus mu Rufaransa ukavuga Jesus mu Rwongereza, undi ari mu kinyarwanda hano yakwibaza tuwo muvuze ninde? Bigasaba ko bamubwira ngo ni Yesu cyangwa Yesu, sibyo? Okay, twikomereze rero ubwo nawe urabyumvise. Hanyuma arangije nibwo amaze kumbwira iki, arimo kunsobanurira ko Aburahamu yabayeho mbere ya Mariya, kandi Yesu akaba yarabayeho mbere ya Aburahamu, yarabayeho mbere cyane, ndetse Aburahamu akanezezwa no kubona igihe cyiwe. Bivuze ngo byanze bikunze icyo Yesu yasobanuye hano, yasobanuye ko imiryango bamwitirira ko akomokamo, iyo miryango yose yabayeho nyuma ye. We yayinyuzemo nk'umwana, cyangwa se nk'irya jambo cyangwa y'amazi yagiye atemba agaca mu itiyo akazenguruka mu rindi akazanyura mu rindi kugeza ahingutse ahantu runaka. Aya mazi rero yakoze urugendo rurerure ruturuka mu ijuru kugeza ubwo rugeze mu isi. Ageze mu isi avumbukira kwa Mariya. Ubuhanuzi rero niko bwavugaga Kristo cyangwa Mesiya azavuka mu muryango wa Dawidi, agakomoka mu gisekuruza cya Yuda, akavuka mu muryango wa Aburahamu. Niyo mpamvu bagiye bavuga ngo ni intare yo mu muryango wa Yuda. Muri cya gihe cya mbere mu wo bita Balamu nawe yamuvuzeho, aravuga ngo ndamureba ariko subu, sibyo? Ubuhanuzi bumuvugaho ni bwinshi, nagerageje no kubyandikaho muri za nyandiko nanditse, za sindi 3 nababwiye nandikishijwe. Aho rero nabyanditsemo mvuga ukubaho kwe uko byagenze kose, azenguruka mu gisekuruza cya mbere guturwa kuri Aburahamu, kuzamuka kugeza kuri Mariya ku munsi twamubonyeho n'amaso yacu. Ubwo ndavuga ko bamubonye nyine bo mu gihe cye, uko twese twamubonye n'amaso tumubona mu mwuka. Hanyuma Yesu arambwira ati kandi ubwo umaze kumenya ko anabayeho ku bwa Aburahamu, nariho mbere ya Aburahamu, ni ukuvuga ngo njye navukiye muri iyo miryango kugira ngo ntere ku isi, ngaragarizwe isi. Ariko ubundi iyo miryango nta muryango wanjye n'umurimo, ntabwo ndi uwo muri iyo miryango, sinakagombye no kubarizwa muri iyo miryango. Mbarizwa muri uwo muryango kubwo kugira ngo abantu bashobore kumenya kandi banansobanukirwe. Arambwira ngo avuka mu muryango wa Dawidi, ariko si we na Dawidi bapfaniki. We wavuga ko bapfaniki? Yesu na Dawidi. Bamwe mu Bayisirayeli n'Abafarisayo bakundaga kuvuga bati Yesu ni mwene Dawidi, Mesiya ni mwene Dawidi, azavukira i Betelehemu mu muryango wa Dawidi. Nuko nk'uko nyine siko bimeze, nuwo azabavuka muri uwo muryango wa Dawidi. Abantu benshi niko bamwitaga rero, nawe ubwe arabizi ko bavugaga ko ari mwene Dawidi kandi akanabyemera, sibyo? Umunsi umwe rero yaje kubihakana, ahakana ko atari mwene Dawidi. Kubera kandi si yavuze ko n'abakuru be, ariko urabizi ko afite bakuru be. Ntabwo mbihakana, arabafite bitwa bakuru, ntabitwa bakuru be, kubera ko ni abavandimwe be.
apana bakuru be bo ntabari bahari kuri Mariya ntabo kereka barabayeho kuri Yozefu n'abavandimwe bewe kereka barabayeho kuri Yozefu bakitwa bakuru be oya ni abavandimwe ariko bibaye kuri Mariya sorry abantu bari badukurikiye reka tubisegureho sorry yavuze abavandimwe bewe noneho rano kuvuga ngo aba bavandimwe ba Yezu babayeho koko kubera ko bashobora kwitirirwa Yozefu ko Yozefu yashatse Mariya yarashatse yarabanje gushaka undi mugore mbere noneho aza kuzasaba Mariya nyuma urumva ko Yozefu we yarafite n'abandi bana urumva ariko Mariya yarakira umukobwa w'isugi hanyuma rero Yezu ahakana ko atari umwana wa Dawidi kandi ari Yozefu wamuhagarariye nka se avuka mu muryango wa Dawidi ari Mariya wamubereye umubyeyi nka nyina nawe avuka mu muryango wa Dawidi bose nimwo bakomoka urumva noneho rero Yesu abihakana ashingiye kuki wenda nawe wakwibaza ati se ni hehe yabihakanye yigeze ahakana ko ari umwana wa Dawidi ariko Yesu yarabihakanye muri Matayo igice cya 22 Matayo 22 umurongo wa 41 amagambo ngiye gusoma hano ushobora no kuyasoma muri Luka igice cya 20 umurongo wa 41 nanone kugeza 44 natwe tugiye gusoma Matayo 22 41 kugeza 44 sibyo aravuga ngo abafarizayi bamaze gukorana Yesu arababaza ati ibya Kristo kuvuga Mesiya cya Mesiya mubyumva mute ni mwene nde baramusubiza bati ni mwene Dawidi umva ko nabariko bari babizi Yesu ati bishoboka bite kandi Dawidi ubwe abihishuriwe n'umwuka w'Imana yaravuze ko Kristo ari umwami we igihe yagiraga ati noneho bagiye kutubwira nari ndimo ndasoma wa 44 kugira ngo uwumve neza hanyuma wavuze ngo uhoraho yabwiye umwami wanjye ati icara ku ntebe yanjye ya cyami iburyo bwanjye nanjye nzashyira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe none se ubwo Dawidi yita Kristo umwami we ngo Kristo yabasha ate kandi kuba umwana we urumva aya ni amagambo dusomye muri Matayo 22 umurongo wa 41 kugeza kuri 45 urumva ko Yesu kuri 43 bamaze kumusubiza ngo ni mwene Dawidi Kristo ngo ni mwene Dawidi we yahise ababwira ngo ibyo bishoboka bite urumva ibyo bishoboka bite kandi Dawidi ubwe abihishuriwe n'umwuka w'Imana yaravuze ko Kristo ari umwami we igihe yagiraga ati ahita badusomera ngo uhoraho yabwiye umwami wanjye ati icara ku ntebe yanjye ya cyami iburyo bwanjye nanjye nzashira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe Yesu avuze amagambo Dawidi yavuze arongera ahita basaba abafarisayo ko none se ubwo Dawidi yita umwami yita Kristo umwami we Kristo yabasha ate kandi kuba umwana we 46 aravuze ngo nuko ntihagira ubasha kugira icyo amusubiza ndetse kuva uwo munsi ntawongeye kumuhangara agira icyo amubaza igisubizo rero kigaragayemo hano nuko Yesu Mesiya atari uwo mu muryango wa Dawidi atavuka kwa Dawidi atari wese cyangwa seko ahubwo ibyo byabereyeho kuba ikigereranyo no gusohoza ubuhanuzi bwari bwaravuzwe ko Mesiya azakomoka mu muryango wa Dawidi ariko urumva ko Mesiya uvuzwe hano ari hejuru ya Dawidi asumba Dawidi kandi nta mwana usumba umubyeyi wowe hari ibyo uzi ntabwo bishoboka uyu munsi wa none umwana wa Perezida Kagame ntabwo twamwita perezida ariko umwana wa perezida kwitwa perezida ntibishoboka uramutse unavuze ngo ni perezida w'igihugu ugafata wenda tubye Ayani cyangwa ugafata Cyomoro ukavuga ngo mu Rwanda dufite perezida wa repubulika witwa Cyomoro nubwo ari umwana wa perezida Kagame akaba ari uwe ntakubeshye bagutwarira muri yombi sibyo bakujyanira hejuru ukagenda ukajya gusobanura ibyo bintu ugasobanura naho wamwimikiye ukamugira perezida kandi ni umuhungu we
ni ukuvuga iki? Icyo bivuze ni uko nta mwana wima isi akiriho, ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga ngo isi niba agifite uwo mwanya, umwana we ntashobora kuba muri uwo mwanya. Ubwo igihe se yavuze ati wenda muvuyeho, bagatora bakemeza uwo nawe yiyamamaje, nibwo yaba perezida. Kandi nabwo aba perezida ufite umujyanama uhoraho, perezida w'ikirenga. Ubundi niko bigenda mu bihugu byinshi, sibyo? Perezida w'ikirenga akaba umujyanama mukuru wa mu perezida uriho. Mu bandi ho rero ntabwo byemewe, nta mwana wima ngo asimbure se isi akiriho, byo ntibishoboka. Mu bwami ntibishoboka, mu bwami ntabwo bishoboka. Igihe cyose umwami ariho ni umwami, abana be n'ibikomangoma, bitwa abana b'umwami, bakitwa ibikomangoma. Iyo isi apfuye nibwo umwana umwe ahabwa iki? Ubwami. Abasigaye nabo bakitwa ibikomangoma, ntabwo bitwa abana. Niyo mpamvu rero Yesu ababwiye ngo ntabwo byashoboka ko Mesiya aba umwana wa Dawidi, kuko Dawidi abwirijwe n'umwuka w'Imana yavuze ku bya Mesiya, aravuga ngo Imana uhoraho yabwiye umwami wanjye ati icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. None Yesu nka Mesiya wari wiyizi arababwira ngo none ko Dawidi amwita umwami we, yabasha ate no kuba umwana we? Ako narakumvise, kumvise navuga ati kweli niko bimeze. Sobanukirwa ko rero Yesu yavutse muri uyu muryango kugira ngo yere ku isi. Ni nako Yohana yabigenje nawe ari mu kubatiza. Yohana yabatizaga abantu agira ngo abantu abemeze iby'ibyaha byabo no kwizera uzaza hanyuma ye. Yohana araduhamya akatubwira ngo icyatumye nza kubatiza kwari ukugira ngo uwo muntu yerekwe Abayisirayeli. Yesu rero yaje kubatizwa na Yohana kugira ngo yerekwe Abayisirayeli bamenye yuko Mesiya yaje. Ni nayo mpamvu ari mu kubatiza yarababwiye ngo hagati muri mwe ahagaze umuntu mutazi. Yari yamaze kuhagera. Urumva? Yari yamaze kubageramo. Noneho mu mwanya amaze kumubatiza, abona ikimenyetso cy'inuma kimumanukiyeho. Yohana ahita aduhamya atubwira ngo icyatumye nanjye mumenya, kuko sinari muzi, ngo icyatumye nanjye mumenya nuko wanyohereje kubatiza yambwiye ngo uwo uzabona inuma umwuka mumanukira hari mu ishusho y'inuma, uzamenye ko ari uwo Mesiya ugiye gukiza abantu b'ibyaha. Niyo mpamvu rero Yohana yatinyutse aravuga ngo abwira abigishwa be bamwe ababwira ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari ku isi. Aha rero naje kubimenya ko Yesu Mesiya cyangwa se Yashua Hamasiya atari uwo mu muryango wa Dawidi, ahubwo awuvukamo cyangwa se awukomokamo kubera impamvu z'ubuhanuzi, kugira ngo ubuhanuzi bwuzure uhereye kuri Aburahamu kugeza kuri Dawidi. Niyo mpamvu yitiriwe kwa Dawidi binyuze ku gisekuruza cya Yosefu. Kandi wibuka ko niba bavuze ngo ni Yesu mwene Yosefu, mu by'ukuri Yosefu si se wa Yesu. Siko bimeze? Yosefu ntabwo ari se wande wa Yesu. Kuba rero Yosefu atari se wa Yesu birumvikanisha neza nuko Yesu cyangwa se Mesiya atavuka mu muryango wande wa Dawidi. Kuko umwana yitirirwa umuryango avukamo binyuriye kuri se bikamanuka kugera kuri sekuruza byose. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha turasubijwe ku kibazo cyabazaga ngo avuga ngo sinzongere kumwita umuhungu wa Mariya, nuko byagaragaye neza yuko Mariya ari inzira Yesu yanyuzemo. Ahangaha nkifuza ko tuza kunyomoza. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nimba Yesu yitiriwe igisekuruza cya Yosefu, kandi Yosefu atari we wamubyaye, bikagera kuri Dawidi, Yosefu niwe ukomoka mu muryango wa Dawidi, ariko Yesu Mesiya cyangwa Yashua Hamasiya we ntakomoka mu muryango wa Dawidi. Sori gatoya nsubira inyuma aho nari navuze ko Mariya avuka mu muryango wa Dawidi. Oya, Mariya ntavuka mu muryango wa Dawidi, Mariya avuka mu muryango w'abatambyi, ari wo muryango wa Lewi. Niho Mariya avuka. Igisekuru cye kiri mu Balewi, kiri mu batambyi. Mariya yari umwana w'umutambyi, ni nayo mpamvu yagiye kurerwa na Zakariya, kuko Zakariya nawe yari umutambyi. Urumva neza? Ubwo rero Yesu yitirirwa Yosefu, kandi Yosefu si se. Yosefu niwe ukomoka mu rubyaro rwa Dawidi mu Bayuda.
ubwo rero bihita byumvikanisha ko mu by'ukuri koko inkomoko ya Yezu ariwe Mesiya itari ya hano muri iyi si. Nawe ubwe yarabyivugiye ngo ngewe nkomoka mu ijuru, mwebwe mukomoka hasi. Sibyo? Kuko nanjye naje manutse mvuye mu ijuru kwa data. Yaramanutse rero avuye mu ijuru. Tayari cyo gihita cyumvikana kuri cya gisubizo, kuri cya kibazo nari nababwiye cyuko Yesu yambwiye ngo sinzongere kumwita umuhungu wande wa Mariya. Ubwo naho ngaho nyine. Kuko twese turabizi Yesu yaje mu isi yiyerekana nk'umuntu, aragaragara nk'umuntu, turamubona twese, abamubonye n'amaso yabo, avugana nabo, aganira nabo, bamukoraho, anarabambwa, baramumanika ku giti kugeza igihe yapfiriye, apfuye, arahambwa, arazutse, igihe kiragarajya hehe mu ijuru. Hari nshaka kukubaza ko Yesu yakubwiye ngo ntuzongere kumwita ko ari umuhungu wa Mariya, none Mariya kuri uyu munsi bakaba bamuramya, bamusenga, bamuhimbaza. Urumva ikibazo gihari nuko abantu basenga Mariya cyangwa se sinzi niba ari ukumuramya, Bikira Mariya baramwiyambaza nk'umuntu bamaze kwizera yuko afite ubushobozi n'uburenganzira bwo kuba yabavuganira. Yego. Urumva rero ni ukuvuga ngo bashingiye ku miterere ya kimuntu bemeza ko umwana agera ku muntu runaka anyuze ku mubyeyi we. Niba ushaka umwami bugaca kuri nyina biroroha. Niko abangaba bo babyizera, ni nako babigenza bashingiye ku buryo bwa kimuntu. Ariko twe dushingiye ku byanditswe, Bibiliya iratubwira ngo Yesu abwira abigishwa be ati, icyo gihe nikigera ntabwo muzaba mugisaba Imana data mubinyuji, ntabwo muzaba mugisaba jyewe, ngo ahubwo icyo muzasaba muzagisaba mu izina ryanjye, mugisabe data nawe azakibaha. Urumva neza? Icyo gihe niki turimo, kuko igihe abigishwa ba Yesu barakiri kumwe nawe baramusabaga buri kimwe cyose, ariko ababwira ko agiye kugenda akabohereza umufasha w'umwuka wera. Umufasha w'umwuka wera cyangwa umujyanama wabo, icyo yagombaga gukora ni ukubafasha gusaba Imana data mu izina rya Yesu. Rero nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru ryo gukiriramo kereka izina rya Yesu. Aho rero niho dukirira twebwe twese. Hanyuma ikindi ni uko abantu benshi, natangiye mvuga ngo kuri iki kintu ngo ndavuguruza ya nyigisho y'abantu bavuga ngo Mariya ni nyina w'Imana. Ntabwo Mariya ari nyina w'Imana, ahubwo Mariya yabaye inzira, yabaye icyombo, yabaye mbese ikintu, inzira yifashishijwe kugira ngo Imana igere ku ntego yayo yo gukiza mwene muntu. Bityo rero Mariya si twavuga ko ari umunyabyaha, nta nubwo twamwita ukundi kuntu. Mariya ni intungane y'Imana yatoranijwe. Bibiliya irabitubwira ngo ni amahoro, mutoni w'Imana watoranijwe n'Imana. Imana ikaguhitamo mu bagore bose batuye isi. Urumva neza? Na Korani niko ivuga, iravuga ngo ni Mariya yaratoranijwe kuruta abagore bose batuye mu isi. Imana rero yamuhisemo ku bushake. Yari yaramwejeje kuko inda yari agiye gusama yari iy'umwana w'umuziranenge, yari umuntu wera, yari umwana mutagatifu wakomotse ku Mana ku bw'itegeko ry'Imana, na Mariya yagombaga kuba ari umuziranenge. Mariya rero agomba kubahwa, Mariya agomba gukundwa rwose. Mariya kumufata nk'umubyeyi ntacyo bitwaye, ariko nanone kumwiyambaza nk'umuntu tuvuganira ku Mana, aho ntabwo nemeranya nabyo. Ariko kuba twamwubaha, tukamukunda, tukamwumva nk'umubyeyi wareze umukiza wacu, watwise agakiza, akakonsa, akakamarana mu nda amezi 9, akakabyara, akakoza, ako gakiza, urumva uwo mubyeyi akwiriye guhabwa agaciro. Wowe si kubyumva? Uyu mubyeyi afite agaciro, uyu mubyeyi aremewe, uyu mubyeyi ni na mwiza cyane. Hanyuma rero Mariya tumwemera nk'umubyeyi w'intungane utunganye ku Mana, tukamwemera nk'umuziranenge, tukamwemera nk'umutagatifu, ntabwo biduha uburenganzira bwo kumusenga, sibyo? Ntabwo biduha uburenganzira bwo kumwiyambaza, sibyo? Oya, ahubwo aho dukirira ni hehe? Ni rya zina twahawe, niko Petero yanditse, yavuze mu gitabo cye Byakozwe n'Intumwa igice cya 4 umurongo wa 12. Aravuga ngo nta rindi zina, ntabwo ari irya Mariya, nubwo Mariya ari umuziranenge akaba umutagatifu, ntabwo ari izina rya runaka, si irya Paulo na Petero, si irya ba Mose babayeho mbere, si ba Eliya na ba Yeremiya, si ba Ezekiyeli na ba Yesaya. Nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru ryo gukiriramo kereka izina rya Yashuwa umwami wacu. Niryo zina twahawe dukwiriye gukiriramo. Niyo mpamvu tukiraha Mariya akwiriye, navuze ngo akwiriye guhabwa agaciro, akubahwa nk'umubyeyi watwise agakiza kacu, akakamarana amezi 9. Ariko ntidukwiriye kumwiyambaza. Kubera iki? Kuko Paulo yaravuze mu gitabo cy'Abefeso
igice cyaho cya mbere yandikira Abefeso, wenda yaba yarahuye n'imitego nawe n'ibindi bintu bamutegaga cyangwa babwirizaga abantu babereka ko hari izindi mbaraga dukwiriye gutinya, dukwiriye kubahwa, dukwiriye gusenga n'ibindi. Oya rero Pawulo aratubwira muri aya magambo, igice cya mbere umurongo wa 21. Pawulo aratubwira ngo reka duhere ku murongo wa 19, ngo mumenye kandi ububasha bwayo bukomeye n'ubw'Imana butagereranywa ikoresha muri twe abayizera. Ubwo nibwo bushobozi budukoreramo, ari nabwo mbaraga zayo yakoresheje muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamushyira iburyo bwayo ku ntebe yayo ya cyami ahantu ho mu ijuru. Yahaye Kristo gusumba bihanitse ibinyabutware byose n'ibinyabushobozi n'ibinyabubasha n'ibinyabutegetsi, ndetse n'izina ryose rishobora kuvugwa, atari muri iki gihe gusa ahubwo ni mu gihe kizaza. Urumva? Rero urumva ko izina rya Yesu ni izina rigomba kuvugwa, riri hejuru y'amazina yose, mu bihe bye yari arimo no mu bihe turimo no mu bihe bizaza. Iri zina rizaba riri hejuru ibihe byose. Imana rero yeguriye Kristo ibintu byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha kugenga umuryango wayo ku buryo bwose ngo awubere umutwe. Pawulo ageze mu Bafilipi igice cya 2 arababwira ati Kristo Yezu, urumva, ngo nubwo yari asanzwe afite kamere y'Imana ntiyigeze yibwira ko guhwana nayo ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yaretse ibyo byose ahinduka nk'umuntu, ndetse afata kamere y'inkoreragahato, yabonetse ameze nk'umuntu, yicisha bugufi, arumvira, ntiyanga no gupfa, ndetse apfa abambwe amanitswe ku giti. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, imuha n'ikuzo risumba iry'abandi bose, kugira ngo mu ijuru no ku isi ndetse n'ikuzimu bose bapfukamire Yezu bamuramye, bose bamwogeze mu ruhame, bemeze ko Yezu Kristo ari umwami. Urumva neza? Ageze mu gitabo cy'Abakolosayi igice cya mbere, Pawulo atubwira aya magambo akurikira. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 15 aratubwira ngo Kristo Yezu ni ishusho y'Imana itarebwa n'amaso, ni nawe mwana wayo w'imfura wabimburiye ibyaremwe byose kubaho. Niwe Imana yakoresheje irema ibintu byose, ari ibyo mu ijuru, ari ibyo ku isi, ari ibyo amaso areba n'ibyo atareba, ari ibinyabwami, ibinyabutegetsi, ibinyabutware cyangwa ibinyabushobozi, byose byaremwe nawe kandi niwe byaremewe. Yariho mbere ya byose, ni nawe uhuriza hamwe byose akabikomeza. Ikindi kandi niwe mutwe ugenga umubiri we, ni ukuvuga itorero, ariwo muryango w'Imana, niwe shingiro rya byose, ni nawe wabimburiye bose kuzuka kugira ngo afate umwanya w'ibanze muri byose. Ubwo ni ukuvuga ngo ni imfura y'Imana mu bazutse. Koko Imana yishimiye ko ibyuzuye muri yo byose biba mu mwana wayo. Wabyumvise? Yego. Imana yishimiye ko ibyuzuye muri yo byose biba mu mwana wayo. Bibiliya yari iravuga ngo Imana yashimye ko ibiri mu ubumana bwayo bwose bugaragarira muri Kristo Yesu. 20 ngo maze yunga ibintu byose nayo ikoresheje uwo mwana wayo, ari ibyo ku isi ari n'ibyo mu ijuru, izana amahoro bitewe n'amaraso yamenewe ku musaraba. Rero nimba Imana yarashimye ko ibyuzuye muri yo byose tubibonera muri Yesu, birakwiriye ko nyine iryo zina anaryo dukwiriye kwiyambaza ryonyine. Ntabwo dukwiriye kwiyambaza andi mazina yose. Rero ubwo hagomba kuvamo urujijo, yaba Mariya, yaba abatagatifu bandi nk'uko Kiliziya ibyigisha, yaba n'abandi mu bundi buryo bwabo. Uwo dukwiriye kunyuzaho amasengesho n'ubusabe bwacu ni Yezu, niwe twabonye ko ari we mutambyi mukuru usumba bose. Amen. Rero ni mpamvu biri tubwira ngo nidukora icyaha tukamenya nk'abagushigishana, dufite umuvumo ku Mana. Amen. Imana ishimwe. Hanyuma reka dukomeze, nongere mvuge gatoya ku byerekeranye na Mariya. Yezu yarambwiye ngo uko Mariya agiye kumubyara, uko yasamye inda atabisabye, ngo ni nako yamubyaye ubwe atabanje kumva ububabare. Arambwira ngo igihe yasamaga inda ya Yezu, Mariya nta ruhare yabigezemo. Ni nayo mpamvu n'igihe cyo kumubyara atagombaga kubabazwa n'ibise, kuko kubabazwa n'ibise byahawe nk'igihano umugore. Ni igihano cyahawe umugore bitewe n'uko uwo mugore yari yamaze gukora icyaha. Umugore witwa Hawa cyangwa Eva turamizi yakoze icyaha. Imana iramubwira ngo kubera ibyo wakoze uzabyara urushye, uzaribwa n'ibise
mbere y'uko ubyara. Urumva neza? Umugore rero yagombaga kubyara ariwe n'ibise. Mariya rero we kubera ko yasamye inda y'umwana w'Imana, agasama inda y'umuziranenge, agasama inda kugira ngo tubone umukiza, akayisama atabisabye, akayisama atabigizemo uruhare, icyo bivuze nuko n'igihe cyo kumubyara atagombaga kubigiramo uruhare. Yesu yarambwiye ngo niba umwana ashobora kuvuka mu nda ya nyina anyuze aho yanyuze yinjira, inzira umwana yanyuzemo yinjira ni nayo nzira umwana anyura amavuka. Icyo kintu uracyemera? Uracyemera? Okay. Rero keretse iyo habaye ibidasanzwe bagakora icyo bita ngo niba ari cesariyene, bakabaga umugore kugira ngo bamukuremo umwana kubera impamvu runaka. Rero Imana byose irabishoboye, ntabwo biyinaniye. Niyo mpamvu Yesu agiye kuvuka ntabwo yagiweho n'ibise by'umubyeyi. Mariya nawe ntabwo yavuye amaraso yitwa ibisanza, ntabwo byamubayeho, sibyo? Ibisanza ntabwo yabivuye, ayo maraso yo mu bisanza ntayabayeho, kubera ko uko Yesu yagiye mu nda ya Mariya atabigizemo uruhare, yanagombaga no kumubyara atabigizemo uruhare. Ikindi nuko uyu mwana wagombaga kuvuka muri iyi nda, urumva, wagombaga kuvuka muri iyi nda yari umuziranenge. Bityo rero iyo tugiye mu mategeko dusangamo yuko Imana, urumva neza, yari yaravuze yuko umugore wese wagiye mu bisanza aba ahumanye. Urumva, umugore uri mu bisanza aba ahumanye kimwe n'umugore uri mu mihango, hari ibyo atari yemerewe. Rero nimba rero uyu mwana ugiye kuvuka muri iyi nda ari umuziranenge, birumvikana ko atagomba kugibwaho n'ibisanza. Nta na rimwe Yesu yigeze yegerwaho n'ubwandu. N'iki gihe rero Mariya nawe muri iki gihe yari atwitiye inda no kuyibyara ntiyagombaga kugerwaho n'ubwandu. Ni nayo mpamvu Bibiliya itubwira ngo Yosefu ntiyigeze yegera Mariya kugeza ku munsi Yesu Kristo yagiriye gute, yavukiyeho. Niyo mpamvu yatumye Yosefu ategera Mariya, ko ari ukugira ngo Mariya na Yosefu batamara guhura, kandi uyu mwana atari yavuka akitwa umwana wande wa Yosefu. Ikindi cya kabiri gikomeye nuko Mariya na Yosefu uburyo bagombaga guhuramo bwagombaga kugaragaza umugabo n'umugore, kandi Yosefu Mariya yagombaga kubyara uyu mwana akiri isugi. Urumva neza? Yagombaga kubyara uyu mwana akiri isugi kugira ngo Yesu akomeze kubaho mu buziranenge bwiwe. Ntabwo byagombaga gukunda rero ko Mariya aryamana na Yosefu kugeza ku munsi Yesu yavutseho. Ikintu cyo gihe rero Yosefu yahawe Mariya kugira ngo aryamane amurongore nk'umugeni we. Uri kubyumva neza? Noneho Yesu yarambwiye ngo niba Mariya yaragombaga guhabwa Yosefu, ntabwo uburyo Yesu yavutsemo ni uburyo bw'igitangaza kugira ngo Mariya agumane ubusugi bwe ahabwe Yosefu, kubera ko ingororano ntabwo yari uko Mariya yagombaga gushyingirwa Yosefu kandi ameze nk'umugore washatse. Ntabwo byagombaga gukunda, sibyo? Niyo mpamvu rero Yosefu ahawe umukobwa we w'isugi, uwo yasabye niwe ahawe, kuko uyu mwana avutse mu buryo bw'igitangaza. Inzira anyuzemo ni ibitangaza, yasamwe mu bitangaza, anavuka mu bitangaza. Ushidikanya kuri ibi ubwo kaba ari akazi ki? Imana ishimwe. Nihuse cyane rero ndavuga ku byerekeranye n'icya gatatu yambwiye, ku byerekeranye ngo Yesu ntiyapfuye. Byo narabyemeye, nanjye narabyumvise, ntabwo narabyumvise, nagombaga gucika kuri icyo kintu kuko yari inyigisho ya Islamu ivuga ko Yesu Kristo atapfuye. Rero Yesu yampaye ibihamya bifatika, anyemeza ko yapfuye kandi koko agapfira abantu. Mu nyandiko yitwa Intsinzi y'Umwami w'Inya atamenya amaraso y'abandi ahubwo yamenya amaraso ye kugira ngo arengere ingoma ye, ibyo bintu narabyanditsemo ndabihamya, n'uyu munsi ndacyabihamya, kandi nabonye ko Korani yemeza urupfu rwa Yesu. Abantu bakeneye ibyo bintu bihamya bazabibona nabo. Imana yacu nishimwe. Ntabwo ndi watinde, nagombaga kubihakana, ntabwo icyo kintu nagombaga kukivamo burundu cyo guhakana ko Yesu atapfuye. Hanyuma ibindi bibiri bisigaye, gusenga werekeye Imaka no gusenga wubitse umutwe hasi. Wewe rero urabaza ngo mbese nta kindi kintu kiba kibyihishemo? Nubwo Yesu yabimbujije si uko byari bibi kubikora. Oya, ntabwo ari uko byari bibi. Niba mwibuka neza amagambo dusoma muri Bibiliya, aratubwira uburyo ki Imana yari yarategetse abantu kubaka urusengero i Yerusalemu. Yabitegetse Salomo cyangwa se tuvatire ku ihema ry'ibonaniro. Unyumve neza utagaruka kukimbaza. Mariya nako
urusengero, ihema ry'ibonaniro, Imana yabwiye Mose ngo wubake ukurikije icyitegererezo cy'ibyo waboneye ahangaha mu ijuru, ibyo weretswe ubikore rero ukurikije icyo cyitegererezo. Yubatse ihema ry'ibonaniro mu muryango w'Abayisirayeli, mu nkambi yabo. Abayisirayeli bose bari bubatse inkambi berekeye kuri rya hema ry'ibonaniro. Ni ukuvuga ngo bose ko bari bameze aho inkambi yari iri yitaruye, ni ukuvuga ngo Abisirayeli bose barubatse imiryango y'amahema yabo yose yagombaga kuba yerekeye aho urusengero rwari ruri, cyangwa se aho rya hema ryari riri. Ni nayo mpamvu iyo Uwiteka yajyaga kubonana na Mose kuri iryo hema ry'ibonaniro, Abisirayeli bose basohokaga mu mazu yabo bagahagarara ku miryango, bose berekeje amaso kuri rya hema ry'ibonaniro. Iyo babonaga agacu kakiri ku muryango w'ihema, bamenyaga yuko Uwiteka akivugana na Mose. Babona kavuyeho bakabona bakagira gute, nabo bagasubira mu mahema yabo. Bivuze ngo babibonaga babigenda. Iyo babonaga ako gacu ku ihema, bose bubikaga umutwe hasi. Iki kintu uracyumvise? Bubikaga umutwe hehe? Hasi. N'igihe Mose yabwirwa yerekwaga igihuru cyaka, yagiye kurungurukayo, ahageze yumva ijwi rimuhamagara riramubwira ngo kwetura inkweto zawe, aho wageze nahera. Sibyo? Mose yihutira gukuramo inkweto mu birenge no guhita yubika umutwe hehe? Hasi ku butaka. Icyo rero cyabaga ari ikimenyetso kigaragaza ko uguhamagaye umwubashye kandi umuhaye agaciro, ukumva ko umutinyi. Yosuwa nawe niko byagenze, yikubita imbere y'Uwiteka. Na kera niko babikoraga, amasengesho yabo yose niko byagendaga. Iyo babaga no ku musozi wa Sinayi, babonaga watse ugurumanyeho umuriro, bose bagahita bubika umutwe hasi ngo batareba ubwiza bw'Imana bagapfa. Urimo kubyumva? Kubika umutwe hasi rero wari umugenzo w'abasenga Imana yo mu ijuru n'abasenga ibigirwamana, ndetse n'abubasha abatware babo. Bose bakubitaga umutwe hasi, bigaragara ko babahaye icyubahiro. Noneho urusengero rw'i Yerusalemu bamaze kurwubaka, Salomo yabwiye Imana ngo uzamanuke urebe uru rusengero, kuko namenye neza yuko n'ijuru utari kwirwamo, isi nayo ntiwayikwirwamo, n'iyi nzu nubatse rero ntiwayikwirwamo. Ariko ndakwinginze, uzasenga yerekeye aha hantu wese uzagire gute? Uzamwumve. N'abarwaye uzamukiza indwara, niba bahunze bari mu buhungiro abanzi babateye, uzabagarure mu gihugu cyabo bakize izo ntambara. Nibafatwa na mugiga uzayibakiza, nibafatwa n'inzara uzayibakiza, niba zaba bari mu bunyage bakagusenga berekeye ahantu, uzabumva uri mu ijuru ubagarure mu gihugu cyabo. Hanyuma Imana iri kumusubirisha umuriro, nawe ngo yamanuye umwotsi umeze nk'igihu kinini cyane, abantu bose bari aho bikubita hasi, ndetse na Salomo yikubita hasi yubika umutwe. Imana iramubwira ngo amaso yanjye azahora kuri iyi nzu, ibyo wayisabiye bizakorwa, uzansenga yerekeye ahantu nanjye nzamwumva ndi mu ijuru. Uko niko kwatumye Abayisirayeli bagenda basenga berekeye hehe? Berekeye Yerusalemu. Mu gihe cy'Abayisilamu rero baje, Muhamadi nawe yabanje kwerekera i Yerusalemu mu gusenga. Ego, yabanje gusenga yerekeye i Yerusalemu kugeza igihe icyerekezo cyaje guhindurwa yerekera i Maka, ariho hari ya nzu yitwa Alikaba uyu munsi. Noneho rero igihe kigeze tuza kubwirwa na Bibiliya, wibuka amagambo Yesu yaganiye n'umusamariyakazi, yaramubwiye ari kumubwira ngo databuja, turabizi neza ko mwe musenga muvuga ngo Yerusalemu niho hari Imana, ngo natwe tugasenga tureba kuri uyu musozi tuvuga ko uyu musozi wa Gerizima ariho hari Imana. Yesu aramubwira ngo umugore we nyizere, igihe kigiye kuza ndetse cyasohoye, ubwo abantu bazabatega isenga data berekeye kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu, ahubwo abantu bazasenga data, kuko Imana ari umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu kuri bashorewe n'umwuka wayo. Urumva aya magambo? Gusenga Imana rero usengeye mu mwuka, Yesu yari arimo aragaragaza ko icyerekezo gihinduwe. Icyerekezo cyarahindutse rero. Yesu ambwira ngo sinzongeye gusenga nerekeye Imaka cyangwa se gusenga nubitse umutwe hasi, yambwiye ko icyerekezo cyahinduwe. Nta mpamvu yo gusenga twerekeye ku bintu runaka, nta mpamvu yo gusenga Imana dufatiye ku bintu bifatika. Oya, waba ari umusaraba washyize imbere yawe, yaba ari yashusho ya Mariya bazana, yaba ari zansengera abantu basenga bazigize ibigirwamana, yaba ari gusenga werekeye Imaka, yaba ari gusenga werekeye Yerusalemu, yaba ari gusenga werekeye ku kintu cyaricyo cyose, menya ngo Imana ishaka ko abantu bayisenga mu kuri bashorewe n'umwuka w'Imana. Sibyo? Yesu rero niwe cyitegererezo, niwe turangamiye, ni nayo mpamvu dusande rya Yesu. Uko niko kuri kw'amasengesho. Rero ahangaha hombi birumvikana kandi birasobanutse ko tugomba gusenga muri ubu buryo, kandi ko tutagomba kongera gusenga